utarata ineza yawe Yezu, ninde utarata impuhwe zawe Mwami, n'urukundo rwawe rw'agahebuzo. Niduhimbaze isakramento rya batisimu, n'ikimenyetso cy'ivuka ryacu rishya. Ku buryo nk'indirimbo bita Ratasiyoni nayiririmbaga niga mu wa mbere primaire. Ni ukuvuga ngo inganzo ituruka mu muryango, inspiration buri ituruka mu muryango. Natangiye kwandika indirimbo muri 2008. 2008. Ariko urumva umwana avutse 2008 ubu umunsi arakuze cyane rwose. Yarampamagaye kubera ya ndirimbo ratwa Yezu, ambwira ati ndishimye nubwo ntakuzi, iyo nyishyizemo numva hari ukuntu nduhutse. Icyo kintu rero kirakomeye. Yesi, reka tuhe ikaze abakunzi ba Emipro Media. Uyu munsi ntabwo bisanzwe, turi kumwe n'abanyabigwi mu muziki wa Kiliziya Gatolika iwacu mu Rwanda. Ni amateka adasanzwe, ariko mbere na mbere kamanze mbibutse ko kuri Emipro Media tufite serivisi zigiye zitandukanye. Bakunzi bacu rero, twabanye mu gihe cy'urugendo rurerure kandi mwaradukundiye muradukunda, natwe turabakunda. Uyu munsi rero kuri Emipro Media dufite serivisi zitandukanye. Hari abavandimwe bifuza kwamamaza, hano iwacu amarembo arafunguye. Wowe ufite business ntoya ndetse n'inini twifuza ko twakwamamariza, ariko ntabwo nibagiwe serivisi dutanga hano, yaba live streaming. Wowe wagize ibirori byiza ndetse nawe wagize ibyago ukaba wapfushije wawe, rwose tugane tuguhe serivisi.